narabarabuye Mike. Meze mute bakunzi ba Imanzi Media TV. Yes. Ibintu rero bikomeje kugenda bigorana, bikomeje no kugenda biba agaterana nzamba. Nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye Meje uretse wumva umukobwa hano, uretse wumve mwabahungu mwe mugerageze mukora ko mushoboye, mukora wo mushoboye, mukora uko imbaraga zanyu zingana, naho ubundi ibintu ntimuzabishobora. Ndababwiza ukuri ugasanga umuhungu singiye kuvuga mu mazina yabyo, si muri abana, niba umukobwa agera ku rwego rwo gufata icupa, agafata icupa akariseseka hariya hasi mu myanya ndangagitsina uko icupa ringana, wowe urinde wo kumwemeza, wowe urinde wo kwemeza uriya mukobwa iri kugaragara. Ubushize mwumvishe Dorinda ngari kare turakadoto kawe shakisha urabyibuke paka ikidodo n'umutima kiri kugaragara. Dorinda turebe filime kanya kuri TikTok shake wamaye mbabarira wakwira nandi mushira mu kibuno gishaka kinini kikora sorry biseka bisabe kutazunguza. babarira sari head ndi kwifuza kugwa igihe kizagiye kayifuza utakibona ya DJ nanjye stay wabimbwa nkabyanga kwa ko nakubwiye ngo nyeguruka byanga waje nazo mufite ikihe kibazo ushaka kuma head kujya bigende gute kujya numve meze neza nese waretse uko karingi uyiko oya ngerekanye guke sari tugende njye ujye kuyima tugende sha bro amagara sana tuzana ikintu cyo kurya sare hamagara shiri hayumva nabi sariha ndora kanyuko ndora natsa n'umuntu uri haye nga nari nta ngende gucyuka va mu gihamagara sana umugaza n'ikintu cyo kurya ko umuntu uri gutetreme ndi gupfa umva se yes sari ko batafite bagashuti bisabe kutazunguza. babarira sari head ndi kwifuza kugwa igihe kizagiye kayifuza utakibona ya DJ iri kugaragara. Dorinda ngari kare turakadoto kawe shakisha urabyibuke paka ikidodo n'umutima kiri kugaragara. Dorinda turebe filime kanya kuri TikTok shake wamaye mbabarira wakwira nandi mushira mu kibuno gishaka kinini kikora sorry biseka bisabe kutazunguza. babarira
Sari head ndi kwifuza kugwa igihe kizagiye kayifuza utakibona ya DJ nanjye stay wabimbwa nkabyanga kwa ko nakubwiye ngo nyiguruka byanga nazo mu dufite ikihe kibazo ushaka kuma yedi kujya bigende gute kujya numve meze neza nese waretse uko karingi uyiko oya ngerekanye guke Sari tugende njye ujye kuyima tugende sha tugende bro hamagara sana tuzana ikintu cyo kurya Sari hamagara shiri hayumva nabi Sari ha ndora kanyuko ndora natsa n'umuntu uri haye nga nari ngende gucyuka va mu gihamagara sana umugaza n'ikintu cyo kurya ko umuntu uri gutetreme ndi gupfa umva se yes Sari ko batafite ugashuti A few moments later. mfuna nisoni ngiye mfite umugabo Emelyne benshi njye mu mataka mugiye ku mayedi uri amayedi se uri sheri wanjye mu bintu Emelyne waretse kunywa mu bintu katari ibyawe umukobwa mu Rwanda yitwa Emelyne igishanga niba ari ishanga ariko cyane ni igishanga kuko nabwo cyane igishanga bifite byose yashyize mu kintu cye urucupa rumeze gutyo hano ruha mu gitsina cye akaba nubwo rumirwa bimera nk'ikiziramira kiriho kimira ihene igicupa cyane yewe waraye sinajyayo amaye nakwiruka cyete twumvikanye na kari nk'ibiceri nkishyiriraho ikoko ngo numve uko bimeze hano wadika tukagiramo nkokora ndarengana sijya warishyizemo yaryishyiriye epfo nimurongere kuntuka cyamaze guteberamo iriya gicupa hari akantu ko hejuru yaho ko kuri we gahita gapfundikira ngo pop yongeye yegwepfo yabiturutse hari n'ahandi yagira ngo acecekere mu bintu Emelyne waretse kunywa mu bintu katari ibyawe arambwiye ngo njye mbirinda ni izina ry'Imana mbwira ko video ukuri kandi atasobanumye ngo njye nkurindira ibintu yarasa kubirinda rukumura Emelyne ngabanya ubwo nanjye ngeze nshaka kubikoraho gushyiraho ingufuri rekura Sari nde kuri ntoki nigende none se wigende kuri kunkorakoraho ibyo mbona ndashaka ibintu ngarika turafata video nta kibazo ndazakira ibintu ngaho ngwino ngo setinga kamera ariko Emelyne waretse ibintu byateje kandi kubirinda ako se Emelyne kuri seriye ngareka nyine ngo maneza rero naze ko udafite digodo ngo yakuba yinjiyemo ariko Oh la la. nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hagaragaye amashusho y'urukozasoni y'umwe mu bakobwa bazwi hano muri entertainment industry wo nta wundi n'uwo bita Emelyne uzwi ku kazina ka Emelyne Ishanga. Mu minsi yashize nibwo hagiye hagenda hakwirakwizwa amashusho ye agaragaza arimo yirongoza icupa rya Heineken, abantu bagenda bamugaya ndetse bamuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Nawe akaba yaragiye ku ma YouTube azwi hano mu Rwanda agenda asobanura ibyayo mashusho. Gusa ubu tuvugana video ziracyajya hanze, ubanza ari ama episode agiye atandukanye, dore ko hari video tugenda tubona cyashya. Kuri ubu rero tukaba twabonye na video noneho ari kubikora byeruye
harimo n'abasore. Izo video rero ndaje nzibashyiremo muzirebe, tugakomeza tugenda tuvuga ngo kabisa ibintu biri ku rundi rwego. Yes, rero ubungubu tukaba tugira ngo murebe izo video mwitonze, ariko ibintu tukaba tugasita ntabwo ari iby'i Rwanda rwose. Bashiki bacu, abakobwa bacu bakomeze kugenda bagaragaza indangagaciro ndetse bakagenda bata umuco. Bikaba ari ngombwa ko Minisiteri y'Umuco na Siporo n'Urubyiruko muri rusange yagira icyo ikora kugira ngo igarure aba bana b'u Rwanda hakiri kare, bareke kugenda bashyira ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga mbese cyangwa ku karubanda.